Murakoze Ministre Bizimana, rubyiruko, bana bacu, bayobozi mu nzego zose z'igihugu, bafatanyabikorwa bacu, babyeyi, mwiriwe neza. Banje kubashimira kuba mwitabiriye ihuriro ry'urubyiruko ry'uyu munsi. Nk'uko mubizi, ntabwo ari ihuriro gusa tuganiriramo, ahubwo ni umwanya twongera gufata ngo twunamire abasore, inkumi, bari urungano rwanyu, bamba ubuzima, bavukijwe inzozi zabo n'ibindi byiza bari kuzageraho. Ndanashimira kandi abo twabanye mu gikorwa cyabimbuye iyi gahunda cyo gufungura inzu y'amateka y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Ntarama mu Bugesera. Ndabashishikariza kuyisura ndetse n'ahandi henshi habitse amateka yacu. Nubwo twibuka tukanabara, uyu munsi ntabwo twibuka gusa amateka mabi twanyuzemo, ahubwo twongera no kwibutsa igihango dufitanye cyo kurinda ubumwe bwacu no gukomeza kubaka u Rwanda twifuza. Umwanya nk'uyu kandi twongera gutekereza ku nshingano dufite twese nk'Abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko. Tukongera gusubira mu mateka yacu, kuko gusenyuka k'Ubunyarwanda n'u Rwanda no kongera kwiyubaka kwabyo bifite amateka akomeye tugomba guhora tuganiraho nk'umusingi wo kubakiraho. Hashize imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Ni nayo myaka ishize dutangira urugendo rwo kubaka u Rwanda rutubereye buri munyarwanda wese akwiye kwishimira kubamo. Iyo ukurikiranye amateka y'u Rwanda mbere na nyuma y'umwaduko w'abakoloni, ugasoma ibyabaye mu Rwanda nyuma y'uko rubonye ubwigenge, ukumva imbwirwaruhame abari abayobozi icyo gihe bavugaga n'imvugo bakoreshaga, urushaho gusobanukirwa uko isenyuka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda ryateguwe igihe kirekire. Gufata mwanya nk'uyu rero birakwiye, kuko guhindura imyumvire mibi abantu bigishijwe imyaka myinshi kandi gashinga imizi, nabyo bisaba imbaraga n'umwanya. Iyi ngengabitekerezo ya Jenoside yagiye ihererekanywa muri generasiyo zitandukanye, ari nayo mpamvu tukibona no mu bakiri bato. Abato turi kumwe uyu munsi, ngira ngo amateka y'uko umugabane wacu wa Afurika washegeshejwe n'ubukoloni mwarayize, ndetse n'ihame rya divide and rule cyangwa se diviser pour mieux régner abakoloni bakoresheje ngo basenye ubumwe bwacu mwarayumvise. Aha siho nifuza gutinda, ariko kuko aho byatugejeje nk'igihugu n'ingaruka zabyo n'uyu munsi tugifite twarazibonye. Mu mvugo z'abato numvise mujya mwibaza muti ni gute twisanze aha hantu. Nagira ngo munongere kwibaza muti ni gute twava hano hantu. Ni gute abakibona mu ndorerwamo y'amoko bava ibuzimu bakajya ibuntu. Ni uruhe rukingo rwadufasha kwirinda abato bakibyiruka nkamwe ngo mwirinde, ariko munarinde iyo ngengabitekerezo isenya, munirinde iyo ngengabitekerezo isenya ntizabagereho. Nyuma y'ihungabana Abanyarwanda benshi bari bafite nyuma y'uko FPR Inkotanyi yari imaze kubohora igihugu, byarashobokaga ko abantu bahitamo kwihorera, ariko ntibabikoze, kuko bari kuba batatiye igihango cy'impamvu bafashe intwaro bakemera guhara ubuzima bwabo ngo barwanire igihugu buri munyarwanda wese yibonamo.
kuri benshi bumvaga ari inzozi ko FPR inkotanyi yafata igihugu ikakiyobora. Ni nayo mpamvu kuri bo bumvaga bizaborohera cyane kongera gutera u Rwanda. Babigerageje kenshi ariko byarabananiye. Muri icyo gihe kandi hari abahunze kubera ibyo bari basize bakoze mu Rwanda, bahunga ubutabera. Hari n'abandi babaswe n'urwango rukabije, bumvaga ko badashobora kuba mu gihugu kitayobowe n'ubutegetsi bitaga ubwabo. Bahisemo guhunga, n'ingengabitekerezo bakomeza kwigendana no kwiyigisha abo nabo barimo urungano rwanyu. Ntabwo twirengagije ko hari byinshi muganira n'ababyeyi cyangwa mwigishwa mu rugo. Hari abagiye babidusangiza mu buhamya, ukumva ukuntu imiryango yabo igikomeye kuri ya ngengabitekerezo twita ko ariyo kwishyiga. Ariko nagira ngo mbahumurize, urukundo rw'umuryango ntirukwiye kutubuza gushyira imbere ikizaramira u Rwanda, ariyo ngobyi iduhetse, aho twibona twese nk'umuryango mugari. Bana bacu, urubyiruko, umutima w'Abanyarwanda babanye nawo ishyanga, bakawuraga aho babyaye, bakabakundisha u Rwanda batazi, bakiyemeza gutaha batazi icyo basanze, bakemera gutanga ubuzima bwabo. Uwo mutima murawumva? Mwebwe muzi u Rwanda rwiza batamenye, bishoboka bite ko umuntu yakwemeza ko ibi byiza byose ari byo bababeshya, kandi mukabibwirwa na ba mutima muke batanaheruka, biyemeje kuba ba mpemuke ndamuke, batunzwe no guharabika igihugu n'abayobozi bacu. Urubyiruko n'abari bato babohoye igihugu mu gihe cy'imyaka 32 ishize, bakoze amahitamo akomeye yashoboraga no gutwara ubuzima bwabo, kandi koko hari benshi baguye ku rugamba kugira ngo u Rwanda rwongere rubeho mu mahoro. Mwebwe urubyiruko n'abato b'uyu munsi mufite umukoro ukomeye wo kurinda no kubungabunga amahoro n'umutekano dufite, kandi bikajyana n'imibereho myiza mu nzego zose n'iterambere. Mufite byinshi byo guheraho mu kubaka amateka azagena imibereho y'u Rwanda n'Abanyarwanda itajegajega. Ese mwebwe nimwifuza kuba mu gihugu giteye imbere, kigendwa ndetse n'abafatanyabikorwa bifuza kugana? Ibi rero ntabwo bishobora kubangikana n'amacakubiri n'ibindi bigamije gusenya. N'uwagira ibindi adashima ntiyakwanga gutura mu gihugu giteye imbere, gifite isuku, aho abaturage bose bahabwa amahirwe angana. Ndabashimira kandi mbasaba gukomeza umuhate wanyu mu kugaragaza isura ya nyayo igihugu cyacu, cyane cyane ko mwebwe mufite byinshi mwerekana. Abo bandi bo nta kindi bafite bashyira imbere uretse amoko, kwibasira abayobozi n'ibindi bigayitse, bimwe tuvuga ko atari iby'i Rwanda. Urubyiruko, batumirwa bacu, niba tukibona bake bakibaswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside no kwibona mu ndorerwamo y'amoko, aho bavuka cyangwa baturuka, ni ikimenyetso ko tutaragera ku myumvire imwe twese, ko ndi umunyarwanda ari igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu dukwiye gushingiraho byose. Ndifuza kongera kubasaba kugira amahitamo akwiye mu buzima bwanyu, kuko ibyemezo mufata ntabwo bigira ingaruka ku buzima bwanyu gusa, ahubwo bigirira n'ingaruka ku miryango yanyu n'igihugu muri rusange. Mu gihe kirekire amateka y'u Rwanda na Afurika yavugwaga cyane n'abanyamahanga, abo turi bo, uko dukwiye kuba twambara, uko twitwara, imiyoborere
imyemerere n'ibindi bikagenwa nabo bakagira n'uburyo banabivuga. Hanatanga urugero rw'umunyarwandakazi Marie Clémentine Dusabijambo uherutse kwandika amateka nyuma yo kwegukana igihembo gikomeye cya Camera d'Or muri Cannes Film Festival kubera filime ye ya mbere yise Benimana. Ndabakangurira mwese kuzayireba kandi Clémentine n'abandi nkamwe mukomerezaho. Uyu munsi amateka y'u Rwanda agenda arushaho kuvugwa n'abanyarwanda ubwabo ku rwego mpuzamahanga, kandi iyo niyo ntego namwe mukwiye kwiha, kutemera gusa ibyo abandi bavuga ku gihugu cyanyu. Ibyo bisaba kwihugura ku mateka yacu, ibyo Bizimana akora neza cyane, kandi mukabikora mwibwirije ubwanyu ntawe bahatiye. Gusura inzibutso, kumva ubuhamya, gusoma inyandiko n'ibitabo n'ibindi mugasobanukirwa amateka yacu byimbitse, biri mu bizabafasha. Ntabwo ari umurimo woroshye, ariko ntabwo ari n'umurimo udashoboka. Igihe cyose u Rwanda rwahoranye abatabazi barurwanira. Uyu munsi ni mu batabazi bazamenya u Rwanda rwa none n'urw'ejo. Mu izina ry'abakuru twongeye kubasezeranya ko uyu munsi turiho kandi tuzakomeza kwimana u Rwanda. Mwebwe abana bacu muzaba heza. Iri ni isezerano kandi ni n'igihango dufitanye n'igihugu cyacu. Mujye muzirikana ko u Rwanda dufite ari uru nta rundi, kandi nta heza haruta iwabo w'umuntu. Nta rwitwazo rero rundi twubaka u Rwanda twifuza, nk'uko ya ndirimbo bivuga neza ko tuzarwubaka tukarugira paradizo. Murakoze, mbifurije kugira ibiganiro byiza.